ntari ninjira mu nzu wenda ngo mbe mfata ibintu nahashye mbishyire hariya menye n'uburyo umurwayi ameze, nagiye ko mbona abantu baraje binjiye mu nzu bati turagushaka. Noneho nyogokuru aho yari aryamye, tese muramushakira iki? Ariko hakaba harimo umugabo twari duturanye, niwe waje abazanye muri abacengezi, nabo bacengezi. Uwo mugabo yitwa Kanyarwanda n'ubariho, ngo urabivuga neza ngo cyangwa ngo tugakuremo imyenda ngo turebe ngo niba batakarongoye. Bigeze aho turashanyarara, tumera nk'abantu bashyizemo ibinya, babonye ko noneho tutakibasha no kwinyagambura. Uvi inkuru yanjye, nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umwihariko muri Igasabo showroom. Mw'abasore mwe, mwankumi mwe, mwamiryango mwe idafite salon nziza, cyane cyane nk'abifuza kurushinga, mukifuza ibikoresho bishyashya, umusirimu uri kutwumva wese ni ukuri pe, n'undi wifuza kuba umusirimu, murangiye muri Igasabo showroom. Dufite ibikoresho byiza bya salon, bya salamanje, byo mu cyumba, handi uvuga uti okay, nagize ibikoresho nagira ibihe amadesign atandukanye handi utanimagina, uvuga uti aho kugira ngo ikintu cya buri wese rikajye muri Igasabo showroom, bama igikoresho cyiza. Hamagara kuri 0788 77 0689 tuguhe igikoresho cyo mu nzu cyose wifuza kandi cyiza. I swear ni byiza, sinajya kukuranga ibintu bibi cyane, bibi ni byiza cyane. Ndi kumwe na Epiphanie, ni umwe mu badamu bafite inkuru y'ubuzima bwe ikomeye kuva muri 1998. Epiphanie, tugwe kaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze Gerard. Andi mazina ni nitwa Uwizeyimana Epiphanie. Ayo ni amazina nahawe n'ababyeyi, ariko nyuma maze guhindura ngeze mu myaka mikuru njye nihi rya Shakira. Waje kuba umuyisilamu? Naje guhindura. Uravuga utereka nigire mu idini rindi? Yego. Ubu baye umusilamu rero? Baye umusilamu, nitwa Shakira. Yego. Ariko kwiranga muntu hariho Uwizeyimana Epiphanie. Okay, Epiphanie, ufite nawe inkuru y'ubuzima bwawe waciyemo muri runo rugendo rw'ubuzima kuva 98. Umunsi utajya wibagirwa, byari bimeze gute? Mbese mu buryo burambuye duhere kuri uwo munsi. Uriya mwaka wambereye mubi cyane cyane. Nawe umwana mutoya, ariko nari ndi nko mu myaka 14. Haza kuza ikibazo cy'abacengezi batera mu gace twari dutuyemo, ari ntuye mu karere ka Ngororero ubu ngubu. Baraza bagota abaturage bakababuza ati ntimuzajya hanaha, ntimuzajya mu isoko tutabahaye uburenganzira. Ariko burya hari igihe batanga amatangazo nk'ayo abaturage bamwe ntibabimenye. Ubwo ngewe nabanaga n'umukecuru wanjye ubyara papa wanjye, niwe wandeze kuva mvuye ku ibere. Ubwo umukecuru aza kurwara, nta fu y'igikoma, ntaki. Njye nigira inama yo gukura ibijumba kugira ngo mbijyane mu isoko mbe nabona ifu y'igikoma. Nageze mu isoko ndagurisha, ngura agafu bimwe byo mu cyaro nyine, yewe n'utuvuta tw'amamesa ndatugura ndadutahana. Ariko nkigera mu rugo ntari ninjira mu nzu wenda ngo mbe mfata ibintu nahashye mbishyire hariya menye n'uburyo umurwayi ameze, nagiye ko mbona abantu baraje binjiye mu nzu bati turagushaka. Noneho nyogokuru aho yari aryamye, tese muramushakira iki? Ariko hakaba harimo umugabo twari duturanye, niwe waje abazanye muri abacengezi, nabo bacengezi. Uwo mugabo yitwa Kanyarwanda n'ubariho. Umukecuru aramubaza tese ko ndiba muje mumushaka muri abantu b'abagabo, umwana muramushakira iki? Umwana none w'umukobwa. Yego. Noneho uwo Kanyarwanda ahita avuga ngo yewe ngo mukecuru ngo hari ibintu ngo agiye kubazwa, ngo arahita agaruka.
umukecuru arikanga yumva agize ikintu cy'icyoba aravuga ati wasanga ari ba bacengezi bamaze iminsi mu makaritsiye wasanga aribo bamushaka ariko uwo kanyarwanda mu kunjyana aravuga ati yewe mukecuru ntugire ikibazo nibyo bagiye kumubaza agasobanura aragaruka umukecuru ati ntacyo ati ko ari wowe umujyanye ukaba uri umuturanyi nizeye ko nta kintu kiri bumubeho turagiye tugera ahantu hambere muri abo bacengezi hakaba harimo umuntu wiyise burugumesitiri ngo ni buru niba ari buru niba ari iki niko babitaga niko babitaga yari afite umuhoro kari agahoro kameze nka 5 yego ngo niko yicishaga abantu noneho abo banjyanye aho batekerezaga ko ari ntibahamusanga nk'uko bababwira ati wenda ari Rwandegisi baranshoreye baranjyanye hari n'undi mwana w'umuhungu twari mu kigero kimwe nawe witwaga Modesta njya mubona hano mu mujyi nawe batujyanira hamwe bageze nk'ahandi bavuze aherereye baramubura bakaba bababwira ati wenda nanone ari Nyamirambo kurya nyuma nabwo barongeye bagize gute baratujyanye ubwo muri njyewe nahise ntekereza ko uwo muntu ari uwica abantu ahubwo impamvu bamushaka nyine bo badafite uburenganzira bwo kuba bakwica umuntu ahubwo bamushyikiriza ugomba kwicwa yego hahandi babarangiye hanyuma twasanze ntawe uhari mbese ubwo ni ya Mana yari ikiturinze tuhageze baravuga ati yarara ariko ubu ntituzi ahagiye bura babura kandi ubwo bimaze kuba nko mu masaa 10 gutyo baravuga ati ese aba bana tubasubize mu rugo ese tubagumane batangira kujya inama y'icyo bagomba kugira gute gukora igihe bagisigana gutyo haza abandi bababwira uko ibintu bimeze barababwira ngo aba bana bagiye mu isoko urabona hariya mu Ngororero mu karere ka Ngororero mu isoko habaga harimo abasirikare barinze umutekano noneho abo bantu barababwira ati aba bana ko mubafite muri kuba maziki hano aya masaha ntago ari ay'abana barababwira ngo bano bana bari bagiye mu Ngororero bagiye kudutanga mpita numva ubwoba se twabatanze gute ntangira kwinyuramo ntangira gushyira ku murongo uko nabyutse uko nagiye nikoreye ibijumba uko naguze yewe n'isura y'umuntu wabiguze nayo ndayigarura naho nkasanga nta hantu natanze abantu baravuga ngo aba bana ngo bagiye bajya mu isoko ngo bavuga ahantu ngo tuba twihishe ngo bavuga ngo nibyo dukora umugabo umwe yahise ankubita urushyi ngo nkahariye ngo igicucu nkawe ngo uratinyuka ukagambanira igihugu ngo ukadutanga ngo twe twamaze gufata ngo none mwebwe ngo muracyazana ubugoryi baba baratwatatse baradukubita hahandi inkoni yavunikaga bakazana n'indi bakajya gushaka indi kandi ari inkoni nini ifite umubyimba atari ukuvuga ngo ni inkoni ntoya baradukubita ku munota wa nyuma babonye ko noneho tutakibasha no kwinyagambura baravuga ngo ubu tugiye kubakubita
ngo izindi nkoni ngo bushyashya ngo tugiye gutangira bushyashya ngo inkoni 100 buri muntu ngo utari bubare iyo utarabara twakubita ntuyibare iyo ngiye irapfiramo urayihomba wongera utangire ebana baradukubise bigeze aho turashanyarara tumera nk'abantu bashyizemo ibinya kugeza ubwo bavuze ati ngaho nimuhaguruke mugende imigeri mo hano bavuze guhaguruka ngo tugende biratunanira ubwo nyogokuru we ntazi ibyabaye ntazi uko ibintu bimeze barangije badusigaho baragenda tugumaho twibaza icyo gukora tukareba urugendo twakoze batujyana tukareba ukuntu tumeze tukareba nta hantu turi bucumbike ko hari twahise dutekereza ko niba bavuze ko dutanga abantu ngo aho bagiye turavuga ati naho wajya gucumbika bahita bakwica ariko njye mu kunkubita bankubise bavuga ngo ntago inkotanyi zakurongoye vuga kurongora ni ibiki ngo ubwo nguvuye ngo inkotanyi zitakurongoye navuga ibyo bintu muri kuvuga nje ntago mbizi nagiye ngurisha ibyo ngurisha ndagura ndataha ariko ibindi ntago mbizi n'izo nkotanyi ntago nazibonye ngo urabivuga neza ngo cyangwa ngo tugakuremo imyenda ngo turebe ngo niba batakarongoye ndavuga ibyo bintu muri kuvuga ntago mbizi nta n'ibintu byambayeho ku mubiri wanjye nagenda ngurisha ndataha sinzi ikintu bamaratuje mu maso baravuga ngo iyo nzobe ngo twayigira amadohado arangije bahita bavuga ngo hariya ngo ku Nyange ngo abana ngo ntibazanye umutwe uremereye ngo tukabarangiza ngo none namwe ngo murimo muratugambanira ndavuga ati se ibyo ngiye ko ntabizi ibyo byo kugambanira sinzi ngo bagambana gute ariko murandenganyije njye nagiye gushaka icyaramura umurwayi ntabwo njye nagiye mu bindi ngo zibaho ngaho ngo inkotanyi zakurongoye ngo zikubwira ko nta n'ikintu ugomba kuvuga barankubita badusiga aho ngaho baragenda turiyandayanda turakururuka tukagenda tumeze nk'abacitse amaguru hahandi umuntu akandagira ikirenge kukizamura nticyongere kuvaho ariko turihangana Imana iradushoboza umwe agera iwabo n'undi agera iwabo ubwo habaho ikibazo noneho cyo kurwara za nkoni namaze umwaka ntajya mbyuka byageraga nko mu masaha ya 10 z'ijoro ngafatwa n'ikintu cyo gutitira nkatitira byavaho ubwo ngahwera ubwo nongeraga kugarura ubwenge nka 10 z'umugoroba mbana n'ubwo bumuga umugongo ari ntawo nabaga mbyamye ngaramye gusa nta kwinyagambura ntaki ikintu nanywaga yabaga ari amazi gusa kurya ntabyo nari nshoboye nabwiye babonaga nkangutse mbese nzamuye ijisho gutya bahitaga bamenya ko mfite icyaka ntago bampaga mu gikombe bafataga akabido akaba ariko basukisha ku munwa kuko intoki sinafataga amaguru yari yarashanyaraye intoki zarashanyaraye umubiri wose warashanyaraye gusa babonaga ndebye nkabona nkaho wenda bibaye njye nk'imagine ko ari nka 7 z'amanywa kandi bo babona ko bwije ubwo buzima mbubamo mara umwaka ndyamye gutyo mba ndi muri ubwo buzima birangiye igihe ntarakira nyogokuru wanjye barapfuye
amaze gupfa niho noneho nacanzwe n'ubuzima, kurumva ko yari mukuru yarantekererezaga, ubwo byabaye ngombwa ko noneho ari njye witekerereza kandi nkatekereza birebire. Igihe kiza kugera ntangiye kujya mfata agatege nkasohoka nkajya hanze, nkajya ku kazuba, ibirenge byarabyimbye, nza gufatwa n'ikintu bita ubuheri, umubiri umera nk'uturika. Ubuheri burakwira umubiri wose, kiza kigafata nka hano mu kiganza, kigafata hagati y'intoki. Urakoze. Cyamara gufata hagati y'intoki, ubwo umubiri wose ku kibuno, kwicara ari ikibazo, ariko nkihangana. Abaturanyi bakaza bakambaza ngo umerewe ute, nkababwira bakampa icyo kurya. Igihe kiza kugera noneho ntangira no kujya niga kugenda. Ntangira kwiga kugenda, nabyo mvaho ndabimenya. Noneho bari bagukubise cyane bari baramugaje ko icyo gihe byageze aho kugira ngo nyare nkari zisanzwe, nkanyara ibintu by'umweru. Ubwo maze kumenya kugenda ngatangira niba ari amazi nkeneye nkafata akabido ka litiro 3 kugira ngo numve ko wenda nanjye nakomera nagira imbaraga. Nkagenda nkajya ku mugezi, ubwo mu nzira nkamara nk'isaha cyangwa isaha imwe n'igice. Ubwo rero niho naje kumenyera, nza gufata agatege nkareba ubuzima ndimo nkabona burangoye, nta muntu mfite mbwira ikibazo cyanjye, kandi n'abantu ntabwo bari bumfashe mpaka kugeza ku byo nifuza. Igihe kiragera haza kuza, ubwo byari bigeze muri 2001, haza kuva umudamu i Kigali aje mu bukwe, aravuga ati ko nkeneye umwana, hari umuntu wantumye umwana ukora akazi ko mu rugo, ntabwo mwandangira umwana. Ndebye ubuzima ndimo kandi uwo muntu ninjye yarabajije, ndamubwira ati umwana namubona, ariko ntabwo ari wahita umubona none hano, kubanza nkavugana nawe kugira ngo umubone neza uvugane nawe. Ariko njye numvaga ngiye kumuprofita nkajya i Kigali kugira ngo ndebe ko hari ikintu nakora, ko nabonaga no guhinga simbishoboye. Ariko nkavuga ati wenda najyaga numva bavuga ati wenda i Kigali hari igihe ugenda ugaharurira umuntu mu muharuro akaba yaguha amafaranga, cyangwa se ugakora muri jaride, ibintu nk'ibyo. Ariko avuze ko ashaka umwana wo gukora akazi ko mu rugo, ndavuga ati nta birenze, nanjye nagakora, ahura ngo nshaka undi muntu ajye kubakora kandi nanjye nkeneye kubaho. Umumama tujya inama, ndongera nza gusubirayo aho yari yaje mu bukwe, ni muri bene wabo. Ndamubwira ati wa mwana namubonye, ariko uwo mwana ni njyewe, ariko umbabarire ntugire umuntu ubwira ko ari njyewe turi bujyane. Uraza kukubaza umubwira ko umwana wamubonye, ariko ntuvuge ko ari njyewe turi bujyane. Ko mu cyaro bari bafite ikintu, niba ubu cyaranashize simbizi, bari bafite ikintu cyo kumva ngo umukobwa ngo niba yagiye i Kigali, ubwo ni ugutwara inda, ni ugukora uburaya. Ntibumve ko hari n'ikindi wakwitezamo imbere. Umumama arankundira ati uza kuza i Kigali rero. Nzi i Kigali. Ngeze i Kigali noneho byo bimbera bibi kurusha. Hari hahantu utapfa kubona amazi, noneho bampemba 2 ku kwezi amazi. Akazi nakabonye hariya ku Majerwa,
aho bita ku Karambo, banangiza 2. ariko umuntu ahantu nagiye, umupapa waho yari umusekirite, abana n'umugore we na mama we n'abana nyine, ariko nkumva ngo iyo nzu bari barayibohoje. Ari uwo mugore we ntari birye, ari uwo n'uwo mugabo ntari birye, umukecuru ari we mubi. Umukecuru ntabe yatuma winjira mu nzu, umukecuru ntatume no gukoropa ugakoropa guhagaze hejuru, kuvoma niko kari akazi kanjye. Birumvikana ko nyine ubuzima butagenze neza aho ngaho. Ubuzima bwari bubishye busharira, ariko nkavuga ati ntabwo nzasubira muri kiriya cyaro. Intego yari kutazasubirayo kubera ko nabaga ndyamye mu nzu, ikoma ryakora ku nzu, nkavuga ati noneho baranyishe birarangiye. Ariko ntago nari nzi ko banabirukanye babavanyemo. Igihe cyaje kugera abacengezi nyine babavanamo baragenda, ariko nje muri nje nkimagina ko bakiri aho hafi bari no mu mashyamba. Ubuzima rero i Kigali buranca. Wenda wa mugabo w'umuturanyi wagutanze, mwaje kubonana nyuma, ntiwamubaza uti se kubera icyo wantanze, kuki wanyicishije? Kiriya gihe nari umwana. Na nyuma nta kintu ndamuvugisha. Nyuma nta kintu ndamuvugisha kuko mba numva nahambukiye kuba namubaza ngo ibyo wakoze ni ibihe, kandi muri njyewe habamo kwiyo umuntu ankoreye ikintu mbona ko yagipanze, ntago ndi bumubaza impamvu yagikoze. Ariko urumva ni ukukwicisha, yakoze yakuvunye umugongo kuko wabitubwiye. None urumva aho nari kumubaza iki? Muracyaturanye? Nyina aho ku cyaro yarahavuye, numva ngo yagiye Rwamagana. Ariko aracyariho? Ariko aracyariho. Mwigeze guhura se? No mu cyaro sindasubirayo kuva icyo gihe. Utabeshya? Kubeshya nagiye yari mwe ngiye kwereka umugabo wanjye aho mvuka gusa. Nabwo nari mfite umwana w'imyaka 2. Ubu umwana ageze mu wa 3 segonderi. Narahahazi, simba nshaka n'inzira kuko banagabanyije bavuga ngo imirenge. Nari ndi muri Kigali, ntiwambaza ngo ni umurenge wuhe, numva ngo ni muri Ngororero gusa. Ntago nagize inzoka yo gusubirayo, mba numva n'abantu bariyo ntashaka no kubareba. Wa muntu se tuvuge uwo muntu mwe muturanye, uramuzi? Ndamuzi. Gira inshuti yo mu rugo? Yari umuturanyi, byari nkaho twavuga ngo ni data wacu. Ko niba ari ukuva hano ukagera hano wambutse umuhanda, yari umuturanyi, yari umuvandimwe. Yari umuntu wo mu rugo imbere. Yego. Nk'ubu nguramutse uhuye nawe aka kanya, wumva wamubwira iki? Byangora kuvugana nawe, byangora kuko kiriya gihe yabikoze abishaka. Mwapfaga iki se? Ntacyo ni kwa kwijandika mu bintu. Kiriya gihe umuntu wakwangaga yaguteranyaga n'abacengezi, yakumva atashaka kukureba mu maso ye, akavuga ati uyu nguyu ajya tugambanira, atanga amakuru. None se yari umugabo uri umwana w'umukobwa, yigeze se wenda akwifuza arakubura ku buryo yavuze ati reka nanjye mwishyure mugambanire? Icyo kintu cyabayeho? Ntago mbizi kuko ngewe namenye kugenda bambona, uko namenye ni ukuvuga ngo navuye ku ibere mfite amezi 7. Nyogokuru byara papa wanjye aba ari wumfata arandera. Igihe kiza kugera papa wanjye atandukana na mama wanjye, bajya no mu nkiko bakiranurwa n'inkiko, bemeza yuko abana baguma ku ruhande rwa papa wabo. Urumva ko nge nakuze namenye ubwenge, uwo mugabo araho yaranze. Sinzi niba harabayeho kunyifuza muri iyo myaka, ntago nge naba nzi icyo yagendereye. Ariko gusa kiriya gihe umuntu iyo yabaga atagushaka muri we cyangwa ashaka ngo akwemeze ko arenze, yarakugambaniraga. Uko yashaka kwemeza mu ruhe rwe gusa? Niba wenda yaremezaga nyogokuru, niba sinzi ngewe icyo yari yagambiriye muri we, kuko ku myaka nari ndiho ntago yari uwo kunyifuza.
kandi none na mutoya cyane, atari ko ngo wenda mfite umubiri ngo yifuje umubiri wanjye. Urumva ntabwo wigeze se, kuki utigeze ugira ubushake bwo kuvuga utereka njye kure uriya mugabo wamemukiye? abantu duteye bitandukanye. Burya kuba wavuga ngo uteye intambwe ugiye kureba umuntu waguhemukiye ni ubutwari utagira abantu bose. Muri njyewe rero ubwo butwari ntabwo nagize, kuko naravuze nti Imana izamubaza. Ariko igihe cyarageze numva ko ngomba kugira gute, guhambuka. Kuko mu gushaka umugabo se ntabwo byakugoye n'ubwo bumuga ku mugongo? Nyine mu buzima, none se ko n'umugongo nari nkufite, ariko nikoreraga amajerekani y'amazi kugira ngo mbone amafaranga. Ndakubwira aho ngaho nagiye gukora, navomaga guhera mu gitondo, noneho tukavoma ahantu bita mu Gashyekero, bahitaga ku Kibizi. Kuvoma ku manywa byabaga ari inkomati, nayavomaga nijoro. Kandi wagera ngo ugiye no kuvoma nijoro, abo mu Gashyekero insoresore zaho zikahagusanga zikaguhondagura, mbese byabaga ari nk'ibintu by'akavuyo biri aho ngaho. Ndibuka umunsi umwe baradukubise n'amazi twavomye barayamena. Ariko urumva narabikoraga kubera umugongo, ariko urumva nari ngifitemo amaraso y'ubwana. Ubu niho biri kugenda bikara, bikagenda biba birebire. Hari igihe nicara n'amaguru agashyuha ukagira ngo nakoze urugendo. Abantu batumva ingaruka z'intambara y'abacengezi babwira iki? Bazabibara babibonye niba babyifuza. Ntibakabibone kubera ko njye ndayizi ingaruka yayo. No muri njyewe numva nzandika na filime y'ingaruka za jenoside, kuko abantu barahura nazo, babana nazo. Umuntu rero utabyumva aba afite ibindi ashaka kumva. Umuntu utabyumva cyangwa se wifuza intambara muri we, ubwo afite ibyo ashaka kungukiramo. Ariko abandi ingaruka za jenoside turazumva kandi tubana nazo. Yego. Intambara y'abacengezi yaje nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, ubwo urumva nabyo ni ingaruka. Ni ingaruka. Yego. Uyu munsi se wumva umaze gutema umutima? Uyu munsi nkurikije ubushake nagiraga mu gukora, numva mbabaye. Urugero nk'iyo birukanye umwana wanjye kandi mfite amaboko akora, mbese ngaragara nk'umuntu muzima, nkavuga ati nubwo yaba kwikorera imizigo nayikorera, ariko nkabona ko umwana wanjye agira gute, yakwiga batamwirukanye ngo yabuze minerevare. Ubwo rero mu mutima wanjye mba mbabaye bitewe n'ibyo ngibyo, nkavuga ati wenda nakabaye narageze ku bintu runaka bitewe nuko nari kuba mfite imbaraga ngakora. Yego. Nk'umuntu uri kutwumva muri kano kanya, ni iki wamubwira icyo wifuza? Gute? Ibyo nifuza ni byinshi. Umuntu uri kutwumva muri kano kanya ni iki wamubwira? Isomo ry'ubuzima? Isomo ry'ubuzima ni ukwihanganira buri kimwe kikugezeho, kuko ntabwo ibintu byose bigenda uko tubishaka, ahubwo twe tugenda uko ibihe bibishaka. Uko igihe kikugennye naho kikujugunye niho ugendana naho. Uyu munsi usubayeho gute? Uyu munsi mbayeho nabi. Yego wenda hari abo ndushije ubuzima, ariko nkurikije mbayeho nabi. Nta kazi, gusa nize ubutaberi. Kuki
ushaka se n'imashini ndayifite ariko noneho kugira ngo nzahaze ibyifuzo by'urugo kiba ari ikibazo. Si ukuvuga ngo nagenda nkakora ahantu runaka, ntabwo nakwicara umwanya munini kubera umugongo, ntabwo nakora umunsi wose. Ni ukuvuga ngo nkora gakeya, uzanye ako karaka nkagakora. Ariko hagati n'ibyo niyo mpamvu navuze nti nanjye reka njye kwiga wenda ibijyanye na filime mu bintu bitazansaba gukoresha imbaraga cyane kugira ngo wenda mbifatanye nako ngako. Ariko ntago ibyo nkora byakwishyura ishuri ry'umwana ngo binagaburire umuryango. wenda ni nk'iki nkoje ni iki wifuza wenda ku muntu uri kutwumva muri kano kanya ntabwo wari ugisubije ni iki wifuza ku muntu uri kutwumva kumva kino kiganiro cya umva nyuma gukora filime n'icyo wifuza? Murakoze. Ikintu nifuza kuba twumva abantu bafite umutima ufasha, umutima ukunda, numvaga bamfasha nkaba nagura kamera. Filime zo ndazifite pe, mu mutwe wanjye ndazifite, izanditse ndazifite, iz'ubuzima ndazifite, ariko nta kamera mfite. Nicyo kibazo mfite. Sinzi niba nanavuga nimero cyangwa ukaba watanga iyawe. Yanjye oya. Nimero yanjye uwashaka gutanga ubufasha bwe ni 0784 02 37. Ibaruye ku Uwizeyimana Epiphanie. Yego. Ntacyo tubaza no kwipininga hasi ubwo ngubwo wumvise yagira icyo akora kuri Epiphanie no kuri ni karibu kuri we. Yego. Epiphanie tugannye ku musozo w'ikiganiro cyacu. Yego, reka tugushimire kubwo kuza kutuganiriza. Yego. Imana igumugisha kandi ukomeze gukomera. Naam. Ubwo wifuza kugufasha iyo niyo nimero ndaza no kwishyira hasi. Yego. Mwakoze kuba natwe. Nawe urakoze.